hari ubutayu bamo iwari inshuti akaba umwanzi, hari ubutayu bamo imiryango ikaguca, hari ubutayu bamo mu rusengero ntugire ijambo, hari ubutayu bamo wowe wajya n'umukuru bakagusohora, hari ubutayu bamo ku buryo wowe ubwawe n'isabune uyibura ukajya urunda imyenda mu nzu ukazabona igiceri cy'ijana. Hariho Nzayimana, iyo Nzayimana igutuza mu kindi gihugu, iguha aderese, iguha ubuzima, iguha icyerekezo, ukarya ugasigaza. Kubwo umutima w'Imana yacu ifite niwe uzatuma umusajya udutambikira ukamurikira biciye mu mwijima ndetse no mu gicucu cy'urugo ahantu ubona ko ugiye gupfa, ariko Imana ikahatunga itoroshye ikavuga ngo zamuka sa, zamuka manwe, zamuka korode, zamuka korodi, ahantu ubona ko bidashoboka ikavuga ati ngwino uve mu gicucu cy'urupfu ujye ahantu aho abantu bakubona. Turabasuhuje inshuti zacu bakozi b'Imana dukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari mu Burundi, bari Amerika, bari mu Bwongereza, bari Canada, bari muri Kongo, ahantu hatandukanye. Turabasuhuje muri Life in Jesus TV. Tuboneye kuba ikaza akakanya ku ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Murasubira n'umukozi w'Imana Pastor Samuel, kandi nishimiye kubana namwe uyu mugoroba. Ntabwo mvuga byinshi, ariko hari ijambo ry'ubuhanuzi ndimo nshaka kuvuga. Nyimara gutangira gukora kino kiganiro, hari rero ko Imana yamaye ku muntu, ariko we turi kumwe, ariko reka manze mvuge irijyanye n'ikivuga butumwa Imana yamaye. Imana yaduhaye umugisha, yaturinze, ikomeje no kuturinda, n'abatwumva b'inshuti zacu mwadufasha kuzamura icyubahiro duhereze icyubahiro Imana. Turacyakora, turahumeka, turavuga Imana. Ndashaka gutanga ubuhamya bw'akantu gatoya ukuntu Imana ikiza inzara cyangwa igaburira abantu, ariko mbere uko dukora ako kantu gato cyane nk'iminota mikeya tugiye gusoma rino jambo, kataje dusengera Imana ho gatoya. Mana yacu, turagushimira umurengezi mwiza, uri Imana y'amahoro, wabanye natwe, waraturinze. Ku bwacu twabonaga ko bidashoboka kuba tugeze amagingo aya tugihumeka, ariko warabyemeye turahumeka. Twabaye papa, twabaye abakozi bawe, turavuga inkuru yawe nziza, turayamamaza. Twabonaga bidashoboka, ariko wakomeje kuba Imana yacu ku buzima bwacu, uraturinda. Sinagera ku buzima bw'icyubahiro. Tugeze rero uyu mwanya kugana ku byawe. Reka uyu muntu uzumva iri jambo, uzumva kino kibwiriza, umwuka w'Imana azabane nawe, kandi ubuhanuzi agiye kwakira bugira ibintu bihindura ku buzima bwe, bujya bumuvana nawe bumugeza. Turagushimira ukomeje kubana natwe, bana natwe muri gahunda yacu, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Luka igice cya mbere umurongo wa 77 ku 80, hari umurongo uvuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kubohora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Umurongo wa nyuma rero uri mu buhanuzi bwanjye, nawe nufata icyo bita kumedita cyangwa se kuza gukora kw'Imana ku buzima bwawe, uramfasha bino bintu by'agaciro. Uyu murongo wa 80 navuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Ari abantu bashaka kumva rino jambo bakumva ko ari imikino. Uyu mwana yarakuze, akurira mu butayu, agwiza imbaraga z'umutima. Ese umuntu wakoreye mu butayu n'umuntu wakoreye kuri Rwanda Forum, umuntu wakoreye mu butayu n'umuntu wakoreye ariko n'amata, bagira umutima umwe, bagira ibitekerezo bimwe, ariko ngo kugeza igihe yerekaniwe Abisiraheli. Hari ibintu Imana ivuga uri mu butayu ukavuga uti ntago bishoboka n'ibizanabaho.
ariko yabivuga yabikora ukavuga uti koko mbonye Imana nyayo. Mureke mbabwira akantu gato, ubu turi kuri kamera, ibi Imana yajyaga bitubwira tukuvuga ko bidashoboka, tukuvuga ko bitanakunda. Ubuse murebye murabona neza umuntu ushonje cyangwa ubwiriwe, ariko natuzwe n'amafaranga 100 mu cyumweru. Ese amafaranga 100 koko yagutunga? Wayarya iki se? Rero uwo mwana ari mu butayu, cy'ingenzi si uko ari mu butayu, ahubwo ari mu butayu afite nzayimana, ari mu butayu yarabwiwe n'Imana, ari mu butayu ari umugambi Imana imufiteho. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya havuga ngo Imana yabwiye Abisirayeli ngo izabashakira ingabo ngo zijye imbere zibarwanirire, ariko ngo noneho ngo ikoreshe n'amavubi. Ibaze ukuntu Imana yakoresha amavubi akajya ku rugamba akarwanirira umuntu cyangwa abantu. Bivuze ngo umuntu Imana yavuzeho mu bidashoboka Imana ikuramo igishoboka. Aho bakubwiye ngo nupfe Imana iravuga ngo baho. Reka mbabwire ijambo rikomeye, byaba ufite ikibazo wiringiye umuntu, waba ufite ikibazo utemera ko Imana ivuga kandi ikora, waba ufite ikibazo cyo kuvuga ngo wikize hejuru, waba uri gukora ikosa. Uyu mwana yari mu butayu ariko ngo aza kwerekanwa mu Bisirayeli ahabwa ijambo. Iyo yerekanwe baramwogosha, baramukarabye, baramusiga, ahabwa n'intebe y'icyubahiro akarya kamwe. Nshuti yanjye rero, urugamba uri kurwana, ubuzima urimo, ikirere urimo, ufite nzayimana, hari icyo Imana yavuganye nawe. Rero ndagukangura nkubwira ngo ibi tukubwira ariko byatubayeho. Akurira mu butayu agwiza imbaraga. Iyo ufite imbaraga z'umutima, hari ibintu bitakunyeganyeza, hari ibintu bitagusuzugura. Mureka mbabwira ijambo rimwe rikomeye. Hari abadayimoni 3 bajya babangamira abantu. Buri mudayimoni w'inzara nawe yatumuvugishwa, umudayimoni w'ubukode nawe yatumugira ikibazo, ariko umudayimoni w'imiryango cyangwa wo mu idini abo nabo bafite izindi imbaraga. Ariko n'ikintu gitangaje kurusha ibyo byose cyo kwicamo, ariko ari ufite yanza y'Imana ivuga ngo uwo mwana akura mu butayu ariko agwiza imbaraga z'umutima. Ni wiringira umuntu. Yeremiya 17:5 ugeze ku murongo w'9 haravuga ngo havuga umuntu wiringira undi muntu akizera amaboko ye, azameze nk'uko uri mu butayu, ikiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi mu gihugu cy'ubukuna cy'ubutayu kidatuwemo. Ikiza ntazakibona, ahubwo nawe ntiwiringira umuntu. Izera Imana itanga ubuzima ikanabwambura. Izera Imana ikoresha umupagani. Izera Imana imena ibikuta. Izera Imana ikoresha muri yategeka umuntu mu Bwongereza cyangwa mu Burusiya tutazi cyangwa muri Amerika cyangwa muri Kongo. Izera Imana yasaga n'umuturanyi wawe. Uwo mwana rero uri mu butayu yari afite ikintu gikomeye, kuko yari mu butayu ariko yaje kugira imbaraga z'umutima ntiyabuvamo. Hari abantu rero bacika igisirikare cya Yesu. Ejo Imana ikakubwira uti ntabwo nari nkuze, sinavuganye nawe. Mbabwira ijambo rikomeye. Bajya babwira muri Bibiliya ngo abagore bapfa, hariya ngo abakobwa bapfa 5 ngo bari abanyabwenge, ngo abandi ngo ari abapfapfa, ngo bamwe bafite amavuta, ngo bari ryamira barasinzira bafite amavuta, abandi aho baraki. Nshuti yanjye, ntukajye ubona inzu yubatse kugira ngo inzu ishingwe yubakwe ibi ifite amakuru. Ntukajye ubona umuntu mu modoka ugenda imodoka apfa kuyigeramo, ariko iri mu butayu ukagwiza imbaraga z'umutima. Iyo werekanwa Abisirayeli na ya modoka iraza na ya nziraza n'amasomo y'umuntu uvuga ngo kubw'umutima w'ibibazo Imana yacu ifite niwe uzatuma umusigi utambike ikamurikira bice mu mwijima no mu gicu cy'urupfu. Kubw'umutima n'umutima w'ibibazo Imana yacu ifite, ntabwo ari umutima wa Onkere na Sheri nande, ni Imana yacu igize gute ifite. Abanyarwanda bajya kunda kubuca umugani bakavuga ngo nta jana nta jambo. None rero kwese ko dusobanura, hariho nzayimana. Iyo nzayimana igutuza mu kindi gihugu, iguha aderese, iguha ubuzima, iguha icyerekezo, ukarya ugasigaza. Mureka mbabwira akantu nsohorezaho gatoya, kuko navuze ko tutabana umwanya munini. Uyu murongo nabasomeye, uriya mwana bakure mu butayu akagwiza imbaraga z'umutima, uriya mwana ni ngewe. Sinzi niba umukameramani ari kumbona, simbizi. Uriya mwana ni ngewe. Uriya mwana ni nge, ntabwo mwabyumva. Wowe ndeba amafaranga 100 barya icyumweru, arabwenge wo kubyumva byumve. Hari ubutayu bamo iwariye inshuti akaba umwanzi, hari ubutayu bamo imiryango ikaguca, hari ubutayu bamo mu rusengero ntugire ijambo,
hari ubutayu bamo wowe wajya mu kubaka gusohora, hari ubutayu bamo ku buryo wowe ubwawe n'isabune uyibura ukajya urunda imyenda mu nzu ukazabona igiceri cy'ijana ari uko Imana ibishatse. Rero ibyo mbabwira ngo uwo mwana arakura, akura mu butayu, agwiza imbaraga z'umutima kugeza igihe yafashe mikoro, kugeza igihe yariye, kugeza igihe yanyweye. Nimurebe ndikubwiriza hano harimo Bibiliya. Ibi duhagaze turi kubabwira dufite ibihamya, dufite n'ibyiringiro ko hari ikintu Imana izakora kirenze bimutekereza. Wabwira umuntu uti sore uriya muntu buriya yigeze asonzara, yigeze akena, yigeze aba mu buzima bukakaye? Hari umuntu utabyumva ngo abe agaciro ngavuge ngo ese uriya muntu ibintu ari kuvuga ni ukuri? Inzara iraryana ukagira umuntu ukabona ibikezekeze, waguha ikimenyetso cy'umuntu inzara yariye, wagize ngo umuntu ugiye kwicwa n'inzara, ushonje, ubabaye, inzara yishe, iyo ari gupfa apfa ari gushya, ari kwaka umuriro, ari gushya. Ndibuka Imana yigeze mbwira ijambo, irambwira ngo nzakugaburira, nzagutunga Kigali, uzayikoramo ibyo ushaka. Ndabwira ngo wampaye ibijumba nkarya. Nibuka ndi gusengera mu kaje cy'Oronesi, hafi mu kaje cy'ahantu hariya murahaza abaziremera. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo izangaburira izagira gute? Ndabwira wambabariye ukampa basi na mukaro. Mbabwira ijambo rimwe, ni ukuri mbatangariza nk'abantu dukorera Imana. Imana iravuga kandi igakora. Singisenga nyibira ngo nume ibiryo, nume imyenda, amafaranga, ibyo n'ibisanzwe ko tuyabone cyangwa ibyo dutuye, ariko mbabaza ijambo rikomeye. Mwavanye ibitekerezo byanyu ku bana b'abantu mukabishyira ku Mana. Iyo umaze kwerekanwa rero, iyo umaze kwerekanwa ufata ijambo mu nama, iyo umaze kwerekanwa ufata ijambo mu baturage. Ubu ndiye musi, ese musi wageze umuntu apfa kujya ngo musi ntakinabona, mfite n'utundi tuntu runaka nkura. Ariko ikintu gitangaje kurushaho, ijambo ryatubwiye ngo kubw'umutima w'Imana yacu ifite niwe uzatuma umusajya udutambikira ukamurikira biciye mu mwijima ndetse no mu gicucu cy'urugo, ahantu ubona ko ugiye gupfa. Ariko Imana ikatunga itoroshye ikavuga ngo zamuka sa, zamuka manwe, zamuka korode, zamuka korodi, ahantu ubona ko bidashoboka, ikavuga ati ngwino uve mu gicucu cy'urupfu ujye ahantu h'abantu bakubona. Inshuti zanjye rero, ndi gugana ku musozo, sinkunda umuntu uvuga Imana nabi, sinkunda umuntu uvuga Imana iri ku munwa gusa itari mu bitekerezo. Nubi ahantu utuye, ikosa urimo ubanza umenya ko hari icyo Imana avuganye nawe, uhamye Imana uyishyira imbere, nayo izagushyira imbere. Rwara intambara yayo, nayo izarwa n'iyawe. Kandi ntuwizere umwana w'umuntu wari we wese. Imana ibintu bitari mu Imana ubivemo, ibintu Imana itarimo ubyitondere, kuko aho abandi bananiwe Imana yaraga iginanirwa. Ejo bundi kwa turimo turasengana n'umuntu, Imana iratubwira ngo tumubwire ngo Imana iteye intambwe mu bintu byiwe, nngo ishyizemo ikirenge mu bintu bye. Ubana Imana ikandagiye, ni umupfumu wakora, ni umurozi, ninde muntu wakora ibintu Imana irimo igomba kubishyigikira, kuko ari Imana igize gute ishobora ibintu byose. Rero uriya muntu twasomye ngo ni umutima w'imbabazi Imana yacu ifite. Imana yacu igira umutima w'imbabazi kuko igomba kutubabarira. Duhura n'intambara nyinshi, ariko umutima waho wenda ubushobozi n'imibereho wagira. Umwana w'umuntu ashobora kukurakara akagucira imanza, ariko Imana izi umutima wawe, izi ubuzima urimo. Rero hari akantu ngiye gusoza. Rero hari ijambo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umuntu wijuse akandagira mu buki. Namye ko umukameramani arimo arandeba, njye ntabwo nijuse, mwihangane sinijuse, oya ntabwo nijuse, reka uwijuse akandagira mu buki ngo ariko indi shonje icyura cyose kiraryohera. Iyo umaze kwijuta
uzamura igikanu ukiyemera ukishyira hejuru ukigira umuhatari, kumva umuntu udakoreka, kumva ntiwasenga, kumva ntiwatanga icya 10, kumva ntiwafasha abantu b'Imana, kumva ntiwajya mu rusengero, kumva ntiwariri, mbega ni abanyamitwe n'abiyemeza. Ibyo wiratana ibyo ufite uzi nyirabyo wowe uri uwande. Iyo umaze kwijuta uvuga ko iby'Imana ari simple, nta gaciro bifite, nta muntu wabyumva, Imana ntiyifashwa barabashuka. Abantu n'ibintu byose ni ibyayo. Umuntu ukorera Imana akayegera bari kugira ngo yikorere ahubwo imurengere, ikomanga hatabasha gukomanga. Rero iyo umaze kwijuta nta nubwo utinya n'icyaha. Iyo umaze kwijuta nta nubwo wemera n'amakosa. Iyo umaze kwijuta umva ko ufite imodoka nziza n'inzu nziza, uri muremure uri mwiza. Reka da. Uwijuse akandagira mu buki ngari kwindi shonje, niko kanusorejeho. Ari kwindi shonje banyamwuka kakano mukumve cyane, bahanuzi mukumve, bapasiteri mukumve, bantu mufite akazi kareta mukumve, bantu mwahawe amasezerano n'Imana mukumve. Ngari kwindi shonje ikirura cyose kirayiryohera. Ntibaza ngo kirakaranze, nibaza ngo ese cyahiye, kuko kirarura, ariko iyo ndishonje kirayiryohera. Ariko wamaze kwijuta sinaryo ibyo bitari inyama. Njyewe se nagenda n'amaguru, njyewe se najya gusenga niyirije. Oya uwo mwana akura mu butagwiza imbaraga z'iki z'umutima, kugeza igihe yamaze kujya gute kwerekanirwa mu Bisiraheli. Ndimo ndasoza rero, ese wowe uri kundeba turuganira, waba utarijuse di? Waba uzi ko abantu bari mu butayu? Waba uzi ko abantu bafite amasezerano batari basubizwa badasubizwa? Yesu aguha umugisha kumva aya magambo. Ndashoje, ntabwo zirimo natanga za telefone, ariko muri Life Jesus turimo n'itorero ryacu turimo, udukeneye yatubona. Icyo ni ibisanzwe, dukeneye abantu bazi aho bari kuva, bari kumenya n'aho bari kujya. Turagushimiye Imana y'amahoro, uri umurengezi mwiza, ubane natwe, utugirire neza. Twavugaga ibyawe ku ijambo ryawe. Fasha abana bawe, fasha abakobwa, ufasha abasore, ufasha abapapa, ufasha abamama, ufasha abantu bari mu rugamba, bari no mu bigeragezo, bari no mu buzima bukakaye, ubu batabara barengere neza, kuko uriya mwana wakure mu butayu wamaye kurya umuhakunywa, kandi watumye yerekanirwa mu Bisiraheli. Ariko akiri mu butayu yabonaga bikomeye bidashoboka, kandi afite ikibazo bagati se bizakunda, ariko maze kumutunganya yarerekanywe. Tabara bari mu nzira, mu mibereho, mu rugamba, mu bizitane, mu bintu bidashobotse ubikure mu bishobotse, bizamenyekane kuri Imana y'amahoro, ku umurengezi mwiza ku buzima bwabo. Bazaze kuri televiziyo baze gushima, bagaragaze ko Imana hari icyo yakoze ku buzima bwabo. Abazabyuma kandi bakabyizera bazakomeza guhe ikishimwe ndetse n'icyubero bakomeza kwamamaza. Urakoze gukura umurengezi mwiza, urakoze kuri Imana y'amahoro. Dukubise imbaraga zose z'umwijima zatuma abantu badafashwa, zatuma abantu biyemera, kandi dusengeye abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, abababaye, abarushye, abamerewe nabi. Uriya mwana yari mu butayu ari kuza gukora ikintu gikomeye, arerekanwa mu Bisiraheli. Hari abantu bari mu buzima bukakaye bugoye, babona ko bidashoboka, ariko iyo batunze inkoni nabo barazamuka bagahabwa ijambo. Dukeneye ko ari abantu bari mu nguni bafunzwe ahantu bavanywe n'ubuzima, ariko uzabaza bakagaragara kuko uri Imana y'amahoro. Turagushimiye Bana natwe uturengere mu izina rya Yesu, amen. Shalom, Imana ibahe umugisha. Murakoze.